The Ben bira bintu bikoze ari ibintu bimutunga yatazi ko ari ibintu birenze bo yabikoze yumva ntacyo byamara zikaragatwika ati ngo nabiri asanzwe biraho inshuti yanjye itazi umwana w'ikabo w'ikano barabyitegereza aravuga ati aka kantu karimo ikintu mbabarira mwishangazi rikiyemo ikintu ahita ko gacakira no uvuga ati noneho niyakuruye rimwe yagize gucya bwa mbere rimwe kabiri gatatu ubugira gatatu mu rugo rw'umugabo ako nagasuzugura menya mutarabonye ko yari weti kagira hehese cyagiye kimara gukora ku mushanga mujye kuri video bana manje cyagiye gikora ku mushanga yasohotsemo hano gutya ku ruhande hatose ahangaha gutya ku ipantaro agisohoka hatose agigera haza sanga hari kamera iyi tekinike muyize kuri inde nkwe hawe nzi indese hagiye ifoto ebyiri y'umusinzi hagiye ifoto eshatu hagiye ifoto y'ishanga hagiye ifoto y'intoze y'urumogi yo kubaya yego hagiyemo n'ifoto yo kumanika akaboko gutya bamufoto yasohotse aribwo gisimbuka igipango we ariko nibwo yaragisohoka umuryango bamufoto yasohotse izo foto zose bazibonyemo izo foto n'ahantu zihuriye n'ubushya bwari buri hano hanze muri iyi minsi ishize kandi Merine ngira ngo we yanevugiye uko ntuze kujya muri video ya Ben anamufana byashoboka ngiye dore ko nifuzaga nk'umuntu wemera The Ben ndagusuje bya hatari nkwifurije umunsi mwiza nkwifurije kugubwa neza cyane wo kunda Iris TV uruwagaciro turagukunda ndetse imigisha y'Imana niyo tukwifuriza ngubwire ko kandi ubu ngubu niba uri umuntu ukunda showbiz nico gihe kabisa cyo kugira ngo wumve ibintu tigeze wumva uyu munsi hari byacitse tujye kuganira ariko by'umwihariko ndakwifuriza kurira muri Mr Marvin ni restaurant nziza cyane iri Nyamirambo mu Marange niho hantu biri kubera East Africa yose yamanutse inyama guhera kuri 2 kuzamuka ndetse ubwo abantu kabisa bakunda ikintu bitanya amacoma hari ahantu ebana n'abatunzi bafite inyama nziza cyane guhera ku ihene inka ifi ndetse ubwo bafite n'inkoko n'ibindi byinshi cyane n'ibintu biryoshye bya hatari wagere ni mu Marange nimero ngiyo kuri screen yawe ubateza imbere ndetse numara kurya uzame comments ndi kumwe na Tonalite yego umwe mu bantu kabisa nabo dusanzwe dukorana cyane by'umwihariko Tonalite umeze neza ubu twinjiye mu itegeko rishya ry'isi angels ngo bijuru ngo n'imibumbi itatse bamanuke dutera amavi nababwiye ko bene byo naruhiye singenda nubamye niduhuruzunana yes yareka mabarira ibyo bintu bibyivangamo umeze ute ubu turi mu bintu bikomeye cyane ni igicamunsi cyo kwa gatanu baciyemo kabiri bimeze po kino gicamunsi cyo kwa gatanu yameze po wagiyewe rega ndi kuribwaribwa mfite amagambo menshi cyane mfite amagambo menshi ni igicamunsi cyo kwa gatanu ariko abajene bagiciyemo kabiri ku buryo uwa gatanu uraza kuza gukomeza paka na mwisho ariko abantu benshi bari kuvuga ngo uyu mwaka ngo uzagirwa n'amezi ngo 10 oya twarabihinduye yari 18 ariko twagize 25 ni 25 uyu mwaka uzagira amezi 25 ni uyu mwaka uzagira uracyari mu bisi ubu turacyari nko mu kwa mbere kwa hashize no kuri kw'Imana umwana wavutse none nibwo agitera inda ubu se anniversaire yanjye bizagenda gute umwana uzi ngo yavutse none nibwo bagitera indi wabo ako kanya gutya ako nibwo bagitera inda ntaravuka umeze po ariko yajyameze fresh nta kibazo mutukuru ku mutima ndwasta kabisa mind kwiriye u Rwanda ariko wanze uri n'umuraperi ngiye ndi umuntu nyine n'umugome ni umunsi rero navuga ko mwana ibintu byafashe indi ntera ubwo The Ben Bruce Melody bakoza agashya mu kanya gato yangira ngo ama video nibwo asohotse nta saha dufite ebyiri video zisohotse yego urabibonye ndabibonye ubonye bibaye ndabibonye biriya biraza kwitwa iki wenda mbere ko tuzinjiramo Bruce Melody The Ben basohora indirimbo cyarimo biritwa iki kwiyunga biracyari kure nicyo kintu naboyemo kandi biyunze bavuze bati reka tuzisohorere rimwe abanyarwanda turabita kwipima cyangwa turebe uguru wariwe birabita kwipima no kwipima no gufata ibuye ukajugunyamo gutya wumve ni hari cyangwa ni hagufiye bura harimo wabikoze kabigarukamo gake yego wabibonye gute indirimbo zimaze hafi amasaha 2 ngira ngo nayo mbikurikirana neza iya Melody aho mperukiraho yari yasize ya The Ben cyane ni ya The Ben nayo kirimo neza ariko ukurikije kuri ntoze ku bijyanye no kuntu video zikurikirwa cyane Melody umenye ko afite video we yego The Ben ni visualize
ariho nahereye mvuga kare ngo The Ben ameze nk'umuntu watereyemo ikintu ngo ndebe havumbuka iki warava yiki njugunyeho video yangishe njugunyeho video yangishe cyangwa njugunyemo akantu kakoroshye ariko njye nabonye ari sawa iki bose bakoze utuntu twiza oya The Ben indirimbo ni nziza ariko ntabwo visualize ntabwo ari nziza ntabwo ari ku rwego rwa The Ben ntabwo ari ku rwego rwa The Ben hatsi iki se ko The Ben atasohoye official video afite kuba yarebaga ntoze afite kuba yashaka kwibaga nk'akantu mu ndirimbo ya Melody kuri video yego afite kuba ashaka kureba nka video njye ndishuwa ko ira video ishobora kuba itari yakorwa yego uko nabirebye urabizi neza ntabwo mbizi neza ni metero mba ndi gutera ishobora kuba itari yakorwa oya nk'umuntu usanzwe n'ubundi no game yizi neza yego wabibonye ute nyine urabona Ben kuko yabatiteguye akaba sohoye visualizer imbere yari yiteguye ariko yiteguye iki yiteguye kureba ikirimo ikiri buvemo vuga ati kanje kunyemo ndebe ariko feedback ariko ntabwo ari mbi yego kuko ni video iri kugigira na audio kuko iriya bavuga ko ari audio zira visualizer ni za Mr Kagame ntabwo ari za Ben oh yes Mr Kagame ngo yabonye lebo bana ntumusuzugure ngo iminsi ngasiga afite lebo ngo y'abanyamerika y'abanyamerika ngo zira ngo visualizer ngo ni za Mr Kagame y'ababire ngo muri Black Market Records warabimenye wawe ngo yasinye muri Sony Sony ni Ben wari ugiye kwisinya mu biro twasinye na Dumba ibyo ntukajye ubizana muri bibi byakumariye ikize none se twakomeje kwirukanga urukumva yego rero Ben visualizer ntabwo nayikunze yego iri moto ya 10 iri abe oya se umukobwa w'ibisuko byara mu biryogo biraho ngaho bigenda bitendera gutya inyuma gake ayo numvise ngo buriya mu mujyi ka free zone numvise ngo bira bisuko ahantu umuntu wari wese yakorera ngo bira bisuko ngo ishanga Emeline yari afite ngo birahenda cyane buriya ngo bayisukisha 75 ari iriya ntago ari inshanga irimo ntago ari ishanga ni kareka yakoresheje ndeze cyamaye umukobwa yatinye kugaragaza isura ubwo duhereye kuri Ben ni kuri Ben duhereye Ben we indirimbo imeze neza nubwo Ben ari umuhanga buriya hari abantu bazi ngo iriya iya boss ko yasohotse buriya ngo yabacitse iriya ndirimbo yagucika gute ubizi neza ko yagukotoza karana ga strategy nako nabonye The Ben ashobora ko yakoresheje uterero buri muri ibintu gutwika biri uburyo bwinshi ni nk'uburyo 1500 uri n'umuhanzi ubuzi utuntu twinshi yego utuntu tuba turimo twinshi cyane mbwira hahandi Davis akwemerera agafata umukobwa wataziranye ngo yamwishyuriye ibi nibi ngo bajyanye aha nta mukiriwa mumenye Kevin Kadora mubonye ku munsi wa shooting nibwo ya professor wa mukobwa abamuguye mu byano bamutwaye gutya ngo basohokanye ngo no mu Messi ngo muri TZ ngo basohokanye ngo paka na mwisho ngo binjiranye muri hotel ngo bari kumwe ngo uyu mwana ngo Abanyarwanda bamwigondera kandi yaje kuri ntoze kuri gahunda ya ntoze n'ubundi ya video yo gukora video sikosa ahita mu profitiraho nabo ushobora gukodesha imyenda yo mu bukwe ugahita wifotozanya amafoto 503 ukajya posting imwe gake kandi ku mwenda umwe so rero Ben nawe niwe twari tukiriho kudashyiramo ishanga menya ufitiye projet kandi byaba ari byiza cyaba ari igitego cy'umutwa kubise Melody video akaba arimo Emeline ishanga akaba ari muri la video ndiko bashobora kwa byashoboka ariko bikabyaba na byiza ko cyaba ari igitego cyiza cy'umutwa kubise Melody urabona noneho indirimbo irimo Emeline hari cyo ya boosting aho se no sikira gitaramo cya Melody barakimenye kurusha gahunda y'ishanga nako kira gitaramo cya The Ben yari yakuriye Musanze cyatrendinze kubera iki se kigeze trendinga gushatse kuvuga ko ishanga kigeze ishanga zarushije imbaraga kuririmba impamvu y'igitaramo yagiye hasi kubera ishanga agikurura gutya sinzi niba umuntu ugeze ubona video ya nako audio naze ifoto ya Ben ari kuri stage Musanze habe kuko inshanga zahise ziyimira ko kanya rero nayiteretsemo gutya ariko ibaza kantu Melody ahita avuga ati kano kantu kankorera na Melody ni mubi ni igisambo Melody ni umujura aba yakibye kuri visualize aho kandi yatinyuye ubusa
yabyishe iriya ndirimbo yari kuba ikindi kintu nanone yego ubwo twizeye nabonyemo akabazo niyo Bosco ejo bundi yavuga ko tuzongera kwandika ngo indirimbo ngo zifite ukuntu ngo ziri nyuri cyane ngo ziyobya ngo abantu ngo zijyana you make it like rain ni biki ni imvura y'imperuka ni biki iyo mvura bose ko wanditse ya mafaranga ni ikindi kintu sha amafaranga ara navuga mwana Bosco uramuheruka Bosco muheruka kwa Rene muheruka ari muri rebo yo kwa Rene cyangwa kuri mu kiganiro okay niho yavugiraga ko atakongera kwandika mu indirimbo ngo zibishego ko ari nabonyemo ibintu bya Rene gutyo crazy print niki amafaranga kuza amafaranga kutuma umuntu akora patuwarete kugira ngo aze kubona uko arya bro kurya kuri no sini surviving yatanje je mbona mpuye n'umuzima kambwa atikira amafaranga ariko ndi umuzima ngani yamereze n'ubundi ntacyo wayamazaga buriya we bya bindi banabeshya bya Illuminati wabijyamo akora Illuminati nibiki ibaho se cyo bya Illuminati nibiki Skwara abajene bamwe mama wabo yakubita banze kumutanga oya tubambwe wanze kuntangura agira ngo uzabembwa n'ubundi nzapfira idiyo uza Niko wowe wanayijyamo wakwemera ugasinya nge nta guhita mbaza mama barakunsabye ngo utange nzi ko yahita nkubita inshyi yahita nkubita ati wambwa we izo mirya hari uzazikorera rya nubundi ko nzapfira idiho sogokuru niwe bigeze baza kureba kandi ubundi yaripfiriye bigeze baza kumureba hari umuhungu agira waje kumureba ngo atiri kunywa inzoga nyinshi yego ngo inzoga nyinshi ushobora kuzarwara umwijima ugasanga urapfuye ntabwo atishaba umuhungu we kuko warize tirone se shaka wize wamenyera nimpfa ngewe nzaba mpfuye ariko se umwijima wanjye muzima hari icyo muzabumaza muzabugurisha muzabumaze iki umuhungu aravuga ati muze wamugane inywere ariko ni nabi nibyo kabisa twigarukire rero kuri video nyirizina visualizer ya Ben yego wavuga guti visualizer ya Ben yo ni ibintu byinshi byo nako nta kintu cyo kwishimaho gihari yego yana no rebwa buryo bwo kugira ngo ize kuri ntuze ari video gutyo gusa byo nyine ari 4K cyangwa HD nubwo buryo nyine ariko nta bindi bintu ariko uti kwitambukira mu kaburimbo ni Kigali ka free zone Kigali official video iramutse ijemo Emerine official video iramutse ijemo cyaba bicitse Melody yahitabwa ku butaka ni Melody yara featuring umunyakenya ariko ibaza akantu kakoreye Melody uramunyakenya se urabona kuri lyrics banditseho ntibigeze bashyireza umunyakenya lyrics ziriho ni za Melody gusa wenyine izo umunyakenya wagira ngo nta urimo niyo mpamvu uramunyakenya ritete ririmbiye nta kintu kirimo habe nta kintu kirimo rwose ariko ni guteza imbere umuziki nyarwanda kugira tumenye ibyo ari nibye nacyo nibye nemen twamwumvisha wa munyakenya we twakubonye uri umunyakenya koko nganyibwirira visualizer rero yasohotse yego impamvu navuga ngo Emerine byamukorera nabwo reba ariko Emerine ni ikindi kintu reba inshangano n'ikintu zakoreye iriya video ya Melody ni iki kiri kuvuga kuri ndirimbo ya Melody ishanga zonyine nizo sibura mukobwa ari yambaye ishanga no arakantu yaririmbyo ngo ntiwancumuza ngo sinkwinjize nizava ibizabahwele ashatse kuvuga ngo nizava ibizabahwele gutari umuhwere nyine twaramubonye taramwinjije ese Rozari kimwe abatabonye ubwo nibyo yashakaga kuvuga cumuza umuntu ntunamwinjize barayamba kare ibyo bintu byakorwa n'umuntu utarahwereye n'ubundi niba wari hwerereye nta mpamvu yo kugira ngo ucumure ntuninjize umuntu abahanzi ko muzimiza ni ngombwa tuba ibi ni ibintu mutagomba guhubukiramo bini ibintu bisaba ikiyo hejuru cyane ku rwego mpuzamahanga ntabwo turajya kwa Melody yego ntabwo turajya kwa Melody turacyari kwa Ben Melody buri ira video yiwe ijimijemo ibintu 900 hari aho yabwiye yago amayinga hoja aho ngaho buretse tube turetse none se reka turangize na Ben hari aho yabwiye Sabe ni henshi ni 1900 reka twirebere Ben gato tuze twinjira kuri kwa Ben warumbwiye wowe wundi urifuza kira video ira print yabimeze ite ino print urabona n'ubundi ntabwo ari indirimbo watura umugore wawe
iriya ni ya ndirimbo nyine ya bya bintu twitaga ku ya tap and go tapu ngo bandabuye kuri tapu iyo gukora we agahita and run ntago ari indirimbo waririmbira madamu wawe ngo ubikora wagira ngo urimbura unyagira byo ntago ari ibintu wabwira umugore wawe ariko ku bebe nka uriya kuba mwakacenge kuriya no umufana wawe nakwifuza kandi Emeline ngira ngo we yanevugiye uko ntuze kujya muri video ya Ben anamufana byashoboka ngiye dore ko nifuzaga nk'umuntu wemera The Ben nifuza ko first of all iriya video yajyamo uriya mukobwa niyo iriya official video nako iriya visualize ni ikiza kubirimo Emeline ntacyo tuba turi kuvuga nako tuba dufite byinshi byo kuvuga nako iyo video ya The Ben yizame Emeline niyo iriya visualize nayo ubwayo yizame Emeline yizwa kuba kuba ari Emeline niyo aba hari ifoto ye gusa byonyine kaguceceka wari kuvuga iki aravuga ati beno birakomeye niya namarenga tereka dutegereze video tutegereze video muri video niyo mu bintu azakora bigatuma nyine video itamera neza kuba Emeline yaba atarimo Melody zakomeza abe yamukubise ariko buzi kubura niyo The Ben yakongera gasubiramo birabyishanga bira Melody yakoze hariya kuko ntaze kutubwira ngo bira bintu ngo Melody yakoze ngo nuko we ngo batamuze nk'umuntu witonda n'ubundi ndirimbo yakoze ntago ari umuntu witonda The Ben nawe indirimbo yakoze ntabwo ari umuntu witonda ntabwo ari indirimbo yijimije cyane nka za Rwagihuta cyangwa oya ntago ari Kanjogera injongera ntago ari za Ni Forever indirimbo yakoze no muri yikoreye imihanda rero uzi ko aramutse yiyongoje n'ubundi nishaka kongera akazi kurura credit n'ubundi yamugarukaho none ubu ngubu ari muri video shoot naza n'Emeline nizanjanga zawe n'ubundi babikutwaye hari abafana ba Ben bari kujya bandikamo ngo shango twakubonye kabisa ngo we ngo ukora neza bakakureberaho muri neza wandebe ngo gukurura inshanga yakoze neza bamureberaho nge keyword yabiri muhari ya Emeline ibindi bisigaye na mantuze gusa na setting wenda ya video zabo ko byagenda nibyo ariko Emeline akabarimo nibwo buryo bwakamuba kahita kubitamo Melody kuko kugeza none hangaha The Ben yasohira ndirimbo mbere y'iminota igera muri 28 ku ya Melody yego kandi muri 28 buriya ni mibi mwisiganwa none bazakubwira yuko isegonda rimwe rirabara yego mwisiganwa kabisa rirabara cyane isegonda rimwe rirabara mu gupfa k'umuntu kumurangara ni segonda rimwe ahita gucika tanangu ikintu cyitwa igihe rero kirakonta rero niba yamusizeho iminota 20 n'umunani Melody agahita azana akantu kagashanga yanamwibye uzibira ibintu yamukoreye yamutsibuye ni nka bino bano bajene baza tukabagurisha kw'impu tugatanga imuru bakarugura 250 bakatuzanamo timbarandi y'ibihumbi 62 ako kantu ko ni kabi cyane inshanga Melody yaziboneye ubuntu igitekerezo baragifashe agikuramo kiramukorera ubu muhunga ageze mu bihumbi yirukanse ubu none asinze ageze muri kangaye reka murebere yasize Ben ubu tuvugana ndebera ageze muri kangaye kamurebere ngo ni muri kangahe ukacwawe dore uko Meruka yamaze kurusha Ben ibihumbi bigeze muri 15 ibihumbi 15 ni ikindi kintu none police mu minota ya mbere yego Bruce amaze kujya 43 aha ndebera kuri print kandi kuri The Ben print uzi Ben nkira visualize ikiza kubiri imwe Emeline kireka na Pamela yarabyanze Pamela subwo yabyanga ntago yabyanga oya nose mujyanama mukuru aba yabyanze mujyanama mukuru gutese nose atari mujyanama The Ben agira manager Icyo yaba ari 24 yamwanikiye cyane iyo hakiza kuba hari Emeline ubundi kuba bararikumva umujinyiri kunya iyo hakiza hari kuba hari mu mwana wanjye akankaragira akantu kakagwede gutya gusa konyene akagira gutya yego akanzunguriza bya binyenyanza byo akabigira gutya yoko byonyine gusa yego ariko aba bana rero ni nabahanga kuko ubu tuvugana Tekno muri Nigeria yarasohoye aka visualizer nawe yakise Jericho gafite 6,000 mu masaha ya Tekno we nabo reka barabajene reka mubwire kuri ikintu abanyarwanda bamwe batazi internet mu Rwanda irahendutse kandi ntabwo guhenduka gutyo gusara mu mafaranga leta itangamo mu kugira ngo internet yendukire abanyarwanda access ibina nyinshi ku banyarwanda yego icyambere cy'internet mu Rwanda irahendutse irihuta
n'abantu bafite access ni benshi smartphone zifitwe n'abanyarwanda benshi ni ukuvuga kugira ngo abantu babe banaturusha views biragoye kabisa no gutereka tubaye dufite urukundo ni ibintu byahita kubyoroha ako kanya twinjire kuri Bruce Melody twagiye ku muhungu rero w'Ikanombe umusore w'Ikanombe yabigenje ate afite afashe bye amugira agakingirizo oyase kugira ngo ninapfa ninaforopenga azavuge ngo ni bye wabyishe yabikoze ate none se bye uzi ko iriya ndirimbo ugira ngo bye ntabwo arimo no kuri lyrics banditse wagira ngo ntabwo ngenda bimarira kuri lyrics banditse ziri muri babyita muri caption yayo yira ndirimbo hibereyemo lyrics za melody zonyine gusa kagira inkuru nizo zitangiramo gusa zonyine ntabwo harimo bye yego kandi Bruce Melody ejo bundi baramubajije ngese ngo aba vocalist ba mbere yari kuri Trace Music aba vocalist ba mbere mu Rwanda muri East Africa wemera ni bande ubwo yahise yivugira ati ni Bruce Melody na BNM wa Sauti Sol ariko umuntu ubundi umwemero umuntu utagutunze umwemero ubuze gute kwiyemera ngaho mbwira wabuze ute kwiyemera no se iri kuvuga nti kandi cyiza cya Melody ntabwo yagira mwiza yego ariko abandi bajene babaza ngo ninde wemera agatangira kubwira ngo ba Diamond ngo akashare kabite byayo ga Melody n'umuvokaliste turamwemera ariko nyikubwira ukuntu yishe byenda babana bagira indirimbo yitwa muri iyo ndirimbo yabo yego byene mesa nk'wasigaye inyuma nta kintu yigeze akoramo nyine nk'agakingirizo ni gutyo gusa ariko akabarira nabi ariko rubanda bazi ko uwo muntu yababereye mwiza yabaye umubyeyi ariko rubanda bazi ariko abana bo babizi ko atababereye umubyeyi yabarangije yari umugome mubi cyane aza mu bukwe bakanamuhereza intebe y'icyubahiro ariko ukabona nta gift nimwe bamuhaye urumva bamuhaye icyubahiro ariko nta gaciro bamuhaye muri randirimbo bye nawe afitemo icyubahiro ariko nta gaciro afitemo ameze nka Yerema yabuze yego n'umuntu wese ari guhita ko atarutse ari kuhagera pyo ahita yirukansa kwa Melody wagira muri randirimbo mustar urimo ni Melody none se hari ukuntu mukanya wakomoje ngo yibanze ngo kuri ngo yago ngo yibanda kuri Sabe ndetse unavuga The Ben nani Melody by'umwihariko ariko ngenda shika kugira ngo wivugire kuri The Ben The Ben se batumuvugaho gute ko twamurangije Ben oya yamwibanze hatese gukora ku gashanga gusa oya agashanga ndavuze ko The Ben yamwibye ide yego idea none nicyo kibazo rero cy'abazungu mwana bafata abantu hano muri Afrika tubona nk'abantu babaswa ba fake tubona nk'abasazi bari aho ngaho ariko yagera hanze bakavuga ati cyane ni ikijene bagahita bamugumana umwana bakamwubakira agahita gumayo uterero The Ben birabine bikoze ari ibintu bimutungu yatazi ko ari ibintu birenze bo yabikoze yumva ntacyo byamara azikaragatwika ati ngo nabiri asanzwe biraho inshuti yanjye itazi umwana w'Ikano barabyitegereza aravuga ati aka kantu karimo ikintu mbabarira mwishangazi rikiyemo ikintu ahita ko gacakira no vuga ati noneho niyakuruye rimwe yagize gutya bwa mbere rimwe kabiri gatatu ubugira gatatu mu rugo rw'umugabo ako nagasuzugura ibazuri yabaye ari nka Emeline bazanye cyane bajya gusa ariko bibeshyeho baze mu Rwanda rugufi oya ramukobwa ntago ari mugufi ni mugufi oya ni mugufi ugeranyije na Emeline cyo kora wenda rero mwana Melody asumba kuri The Ben ho yabagera mu ntoze yabareshya nka Butini yabareshya nka Kavunja nese Bruce Melody hareshya na Ben oya inde muremure ni Ben bro Ben ni umurusiya oyes The Ben kumusuhuza ushobora kwibeshya akagira ngo uri PDD igihe waje kumusuhuza gutyo ukamuna kubise ku mabuno uzinga umukubise uruki ku kuboko push-up kaziha mu majyepfo push-up kazikubita kuri wetekoto burya kuri zamuro katete ugasanga no kubise nuze ngaho mbwira rero yibanze gute kuri abo bagabo bandi ahantu bino bintu naboye byahuriye na Sabe wamuboye igihe yasohokaga mutane bonye ko yari ari weti kagira hehese cyagiye kimara gukora ku mushanga mujye kuri video bana manje cyagiye gikora ku mushanga yasohotsemo hano gutya ku ruhande hatose ahanga gutya ku ipantaro agisohoka hatose agigera hanze sanga hari kamera iyi tekinike muyize kuri inde
ntawe nzi indese ese nta muntu uzi bakameye gitumo tarabizi avuye muri rubanda rubi sinago mbizi baba bamukubisa amavideo akagira ngo ntawe nzi Sabe nibyo se kandi narumvise ngo ntago ari we ngo nundi muntu ngo basa ibyo tubireke twifatire wa Musabe wirahirye utari Sabe wo kuri YouTube Musabe bavuze Pro Max wa Musabe Pro Max none Sabe wa YouTube bera ntago yabikora tuvuge Sabe wundi wa Pro Max Sabe wa ni wa verisiyo nshyashya bajyo ni mutari muzi none se ubwo bika wende ubwo n'uruhurirane byo nge sinari narebye ntabwo by'uruhurirane muri video reka mubwire muri video ni ibintu byose birandikwa script irandikwa muri video bizagenda gutya turukwa kubera iki bizagenda gutya ntabwo yasohotse ngo batangira kumufotora ngo amanika akaboko gusa ari guhisha aho byabereye nta kintu ari kwerekana kandi indirimbo yayise ifoto iyo foto bareke bayitware nyine ari ifoto zagiye muri zingahe hagiyemo ifoto ebyiri y'umusinzi hagiyemo ifoto y'ishanga hagiyemo ifoto y'intoze y'urumogi yo kubaya yego hagiyemo n'ifoto yo kumanika akaboko gutya bamufoto yasohotse aribwo gisimbuka igipango we ariko nibwo yaragisohoka umuryango bamufoto yasohotse izo foto byose bazibonyemo izo foto n'ahantu zihuriye n'ubushya bwari buri hano hanze muri iyi minsi ishize habe rwose twemeze oya uraseka se kandi ibintu nk'ukuri none se gahunda y'ishanga mva nkubwiye ishanga ndayizi yo wenda nta muntu wayikuriye umwanya munini ya inshuro 3 ifoto y'ishanga yatambutse yego gahunda yo I don't wanna ano revenge I believe in karma nikundira kubaya yego ayo no kubaya yabyerekanye afite itabi yes we yavuze ati ano revenge sinjya nihorera cyangwa ibiki cyangwa sinjya ngaruka kubamvuzeho ninde muntu rumaze iminsi avuga kuba muvuzeho nanjye navuze ku bantu bamvuze erega niyo mpamvu tuba tugufite yago yaramaze iminsi avuga ku bantu bamuvuzeho Melody we avuga ko we nta bya revenge ajya agira I believe in karma karma urayizi like nature natiri ubwayo izabyikorera I believe in karma nikundira kubaya numvise nabyene makokana kavuga bien me akavuze neza cyane nikundira kubaya urabagishitse nako kiza ari biki yes kireka niba barakibayishije isi byo kubaya yabikura muri Kenya naho niko babyita ntabwo bibaho kubaya n'ubu to dufite hangani nka vongere cyangwa za zontoro byo bintu simunyake apfa kubimenya gute kwasangira twibereye muri fuego na za vurugo toko byo bintu yapfa kubimenya gute none se mbwiza ukuri ako kantu ko kubaya kakaba kajemo gate wenda ko ka revenge ano revenge yego I believe in karma nikundira kubaya aho kanete za kukongeraho yego urabona hari ibintu bajyaga bavuga kuri yago byinshi ngo ntanagendana na Melody ngo ntagira ute yego azara muri ibintu byo kubaya n'itabi rigaragaramo iyo video ngira ngo bayishyize hanze atanagaragara neza ariko nge nabonye atari isura ni yago wari ufite itabi ntagariwe nyine bavuze ko ari wenge nanjye ntabwo mbizi ko ari we sinarindi yego ariko kariya kano kagarukaho niwe n'ubundi bigaragara ko ari we yagarukagaho n'ubundi yego urabyemeza neza aho ndabyemeza ko ari we pe ariko kara ko kumanika akaboko ko nta kunzi ko kumanika akaboko nta kara ka video kasabuze kuza gasubizamo umujazi ugashyiramo bakitegereze neza oya ariko nuko abeshya se ni yari Sabe wenda jewe sinari ndi mu Rwanda jewe ntabwo ziri ari Sabe wa YouTube tuzategereza Sabe wo kuri YouTube aduhe version yatwihere version yiwe yego nawe uriya Musabe wundi inonge cyo ngo ni we Musabe nawe we twabonye nyine yego kuriya gusohokamo kuriya gahita manika akaboko ngo mwimfotora yego niho hantu nkwerekera kuri video kuyandika ntabwo bari kuyandika Melody adahari script ntabwo ari gukorwa adahari zowe ntabwo ari kwandika script yose ngo ayirangirize izakwa tuzizi n'ubundi uko zimeze ntabwo ziba zimeze nk'iri iraboro ni Nyamerika ni za batiji mwana
TG Amori ni ball ziba zanditse kuri script ya indi y'amashweka kubibi cyane. Ubu rero twitega iki mu minsi iza, ninde uri burusha undi, ninde uri buhiga undi muri buryo bwa kintu umukuru nasigira abanyarwanda wo kwibaza wenda no kwibaza gusohorera indirimbo rimwe kwa Ben na Melody ni ikimenyetso cyuko bonze ubumwe cyangwa ni ikimenyetso cyuko ihangana ritangiye. Ubwo niyo mukoro ubahaye baduhe comment. Kera nta cyari cyaba ubu bijubu baduhe comment. Ubwo ebana ndizera ko niba dusaba kuza kuba balance y'iki kiganiro tonalite uzaboneka. Urase hanga ni mu rugo ubu nicaye nta nubwo mva hano. Zisohokeye rimwe ni ibintu bitari bisanzwe. Ese ubundi babitekereje gute? Kuko ariko umuntu wivuze, umuntu wiyenjeje ni Melody. Ibi bintu The Ben yabivuze kera. Melody yabitangaje menyejo. Yego. No yirwa nashyira bitariki ngo 27 kuvuga iyo tubwira ngo nzayisohora ejo. Yashyizeho 27 nkuko Ben nawe yabishyizeho kandi kera kuri kwimana saa 6 z'amanywa ibigiyeho ariko betanze umuhungu. Tonalite reka ngushimire. Ben amaze 20 minutes. Reka ngushimire. Yego dutegereze ikigiye kuva muri izi ndirimbo ebyiri, ariko balance dushobora kuyibaha turiha iminsi ngahe? Twihitatu twigarukemo kuwa mbere. Twihe kuwa mbere Abanyarwanda ndetse na diaspora n'Abanyakenya. Ubu nta nubwo ndibuze kujya ahantu noze barareba ngiye kwemera amafaranga nari mfite ngiye kuyamarira mu kabari. Nturyama ntago uryama ariko nta nzoga ziri bunjyanemo ndamutse nanasinze nta bujyaga bubiri bune butanu butandatu burindwi bwasindisha muri cyangwa 10 ntago nabasinze. Tonalite weekend nziza ngiye kumva zira ndirimbo ko zimeze ku kabari. Hari gukinga uyihe kuri YouTube hari kuko ushobora kugira ngo kuri YouTube ni wahize undi niyo nizatubeshye. Turarebera ukuntu zikunzwe mu mabara mu mabuwate muri mukubite muri hoteli mu bakire mu bakene pyu hose cyo wigendera. Nubundi abandi kunota gutya ndaje nko mutasi gutya ndi kujya nandika. Ewa urakoze cyane. Original musirikare. Yeah.